Love is a beautiful thing created by God. He who finds a wife finds a good thing. Teddy B play Willie ball and a lane, some saxophone. It's our happy day. Baby, so unajua siku kuu ni leo. Hello, baby, so unajua siku yetu leo. Hello, baby, so unajua na kuoa leo. Hello, baby, ile keki twalikata leo. Hello, baby, 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 wewe ndo sweet pie, sweet pie, ndo machoma, machoma, my sweet angel, my oxygen, yo. Say yes I do, yes I do, baby, baby, yes I do, yes I do. say yes I do, Yes I do, baby, baby, yes I do, yes I do. say yes I do, Yes I do, baby, baby, yes I do, I do. Yes I, yes I, yes I do. baby, baby, yes I do. Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do. Nimekubali mwito wako, tena sitola fetu. Vile ulikubali mwito wangu, ka fall in love with you. Hello, Hello, baby. Sema. I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife, boy, I could only tell you yes. If I had a lover, treat me like you, yes. Baby, take my finger, put a ring on it. I thank God for our love, baby, baby. Wewe ndo sweet pie, sweet pie, machoma, machoma, my sweet angel, my oxygen, yo. You are my sweet pie, apple of my eye, my sweet angel, my oxygen, you're. Say yes I do, Yes I do, baby, baby, yes I do, yes I do, say yes I do, yes I do, baby, baby, yes I do, yes I do, say yes I do, yes I do, baby, baby, yes I do, yes I, yes I, yes I do, baby, baby, yes I do, yes I, yes I, yes I do. baby, baby, yes I do. I used to lie to myself that I'd always be a player just like the bunch. But when I saw you, my heart skipped a beat and my whole life changed, baby. Oh. You are my sweet pie, apple of my eye, my sweet angel, my oxygen, yo. Oh, yes I do, I do, baby, baby, yes I do, yes I do, do. yes I do, Yes, yes I do, yes I do, do. yes I do, yes I do, baby, yes I do. oh yes I do, Yes I do. oh yes I do. Hello, baby, so unajua siku kuu ni leo. Hello, baby, so unajua siku yetu leo. Hello, baby, so unajua na kuoa leo. Hello, baby, ile keki twalikata leo. Hello, baby, 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 wewe ndo sweet pie, sweet pie, ndo machoma, machoma, my sweet angel, my oxygen, yo. Say yes I do, Yes I do, baby, baby, yes I do, yes I do, say yes I do, yes I do, baby, baby, yes I do, yes I do, say yes I do, yes I do, baby, baby, yes I do, I do. Yes I, yes I, yes I do. baby,
with you. Hello, baby. I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife, boy. I could only tell you yes. If I had a lover, treat me like you, yes. Baby, take my finger, put a ring on it. I thank God for our love, baby, baby. Well, when you sweet pie, sweet pie, my chama, my chama, my oxygen, yo. You are my sweet pie, apple of my eye, my sweet angel, my oxygen, yo. Say yes I do, Yes I do, baby, yes I do. yes I do, Say yes I do, yes I do, baby, yes I do. yes I do. Say yes I do, Yes I do, baby, yes I do. yes I do. Baby, yes I do. Yes I do. Baby, yes I do. I used to lie to myself that I'd always be a player just like the bunch. When I saw you, my heart skipped a beat and my whole life changed. Baby, oh. You are my sweet pie, apple of my eye, my sweet angel, my oxygen.
Imana ikomeye wewe uzuye ubuntu n'urukundo imbaraga zawe nizigaragare aya masaha Mana ni wowe duhamagaye kugira ngo uganze igikorwa cyose kibubera aha uwera nyir'ingabo aba ari we wese wenyine ubasha kugira icyo ukora turagutegereje turakwiringiye turagutakambiye Mana kugira ngo umwanya wose igikorwa cyose kiribuze kubera aha aba ari wowe wenyine ukiyobora kugura Imana ni wowe byiringiro byacu agakiza gakomeye uhereye kuyobora gahunda uhereye kubwiriza uhereye mwami umuntu wese washoboye gushika aha ndetse n'abakiri mu nzira turagusabye kugira ngo ugaragare Imana muri aya materaniro imbaraga zawe ziganze igishani kibi cyose mwami turacyamaranye ngo hagaragare ukuboko gukomeye kwisumba byose niwowe ubasha gutanga ibikwiriye kandi buri wese akabigeraho ni wowe twiringiye Mana uyu munsi twawutegereje kuva kera none tuwugezeho ibyishimo n'icyubahiro ntibikukorekere kuri Imana nta yindi Mana ikwiye rero guhabwa icyubahiro uyu ni umunsi wo gukuramya no kuguhimbaza uyu ni umunsi wo kugushyira hejuru ibyo wakoze n'ibyo gushimirwa n'ibyo gutangirwa kuko uri Imana ikomeye kandi Imana ikiranuka wemere imitima yacu iba ahantu mwami itegereje ifite n'amatsiko cyane yo gutegerezanya ibyishimo n'ibintu ushobora kudukorera Mana aya masaha yose uteganye uyu munsi turakweretse kugira ngo ubashe kugira icyo ukora wera wa Isirayeli mu ndirimbo mu bikorwa byose wiganze k'Imana urakoze ko kuri Imana kandi ukomeza kutubashisha twebwe twese ku izina ryawe tuzambaje amen. Yeah.
abashitsi bacu abageni bacu bige hasi baruhuke hanyuma nanone dukomeze muri uwo mwanya wo kubakira kuko na dada Pastor Alex ndabona yicaye reka twongere tumusaba haguruke n'abantu bose haleluya bana tukuze Siko Pastor Alois. Muka musa okwiruka. Turiro iri kazanire. Muka mnogo tukandagira babiri. Ukura 56. 56 afutuka. Jos na mukose. Ana jibana kandagira. Basa kizabaza banyurira bene. Noneho kuntako tokandagira. Turakurira niwe wikoresha. Pesa manicho. Amen. What is all this? Amen. Then hallelujah. 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 Mezaneza kweli. Mezaneza kweli.
imbabazi zawe n'izibihe byose ba kimwe kuko bana muri iki gitondo tugeneye byiza bimeze bike kimwe kuko ma tugeneye kuri uyu munsi twari tuwutegereje twarawusengera kimwe kuko wumvishe gusenga kwa ukaba udusubije asibanye n'abana ukuboko kw'abana ukomere ukomeze kubana natwe ma imbaraga z'isumba zose zimanuke amaraso ya Kristo amanuke imbaraga zose z'umwijima iki gikorwa zitsinda mu izina rya Yesu kuko zatsinda Golgotha Yesu Kristo akomeze kuganza Yesu Kristo werera ukigeza Yesu haleluya amana Yesu Kristo hanyuma dukomeze tuvuge imirimo ikomeye y'Imana. Ibice bitatu no kuri 16 ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Ibice bitatu no kuri 16 Bibiliya iravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Kwigiriza tuvuge ngo amen. Reka nongere some ko dufite pastor uribuze kutugaburira ijambo ry'Imana. Isi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese yaba umwirabura yaba umuzungu yaba umuzima wese uvuga ahabwe ubugingo buhoraho. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashi. Toshima Imana se umwana wacu Yesu Kristo tuhaye kino gitondo cyiza icyo yatugeneye kwegereza abantu bose bamaze kuhagera. Tubashe kwegereza itorero ry'inkuge iryo zayiramye barizabamo koreramo umurimo w'Imana duhereye ku bayobozi b'itorero abakozi bose bakora mu nzego z'itorero bari hano mwese tutavuze umwanya ukoramo tutarize tuvuga n'izina ryawe bakozi b'Imana mwese mubarize kwa kwitorero ry'inkuge n'abayoboke bose muyoboye tubaje kubiyegereza hano mu itorero ngo mwegere mu nzu y'Imana n'Imana iduhana umugisha. Reka tubakiririza amashi abagize itorero ry'inkuge. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kuba mwarafatanyije n'umuvandimwe kugira ngo mutegurire bino birori. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Amen. Reka nanone ubwo turangije kwegerezanya twebwe abagize itorero ry'inkuge reka dufatanye twakira abashitsi bari hagati muri twebwe. Tuvuge ngo amen. Rero twiyegereje abagize amatorero yose akasarani mwese ababashije kubona umwanya n'uburyo kugira ngo mube hano turabakiriye ngo mwegere mu nzu y'Imana n'Imana ibahe umugisha mwese. Amen.
sinshobora kubamenya ariko bake namenye bagize uyu muhana turabakiriye. Twakiriye nanone n'abandi bavuye mu tundi turere kubw'ibirori by'abavandimwe baje kubashigikira. Abavuye mu turere tugize Nairobi mwese turabakiriye. Abavuye Umoja turabakiriye, abavuye Kitengela, abavuye Kayole, abavuye Mihango, abavuye Giturayi, mwese kuba mwaje kugira ngo dufatanye dushigikire ibirori by'abavandimwe. Bene data turabakiriye hano muri iki gitaramo ngo mwege n'Imana iduhane umugisha. Tuvuge ngo amen. Reka tubakomere amashyi abavuye mu tundi turere ngo murakaze hano mu nzu y'Imana n'Imana iduhe umugisha. Reka nanone twakire umuryango wateguye bino birori ari umuryango wa Nzayiramya wo kwa Rugorora. Reka dufatanye twese kugira ngo tuze kubakira abagize umuryango wa Nzayiramya bose kuba mwaramufashije nanone mu gutegura ibirori mukamuba hafi. Reka tubasabe bahaguruke abagize umuryango wa Rugorora bateguye bino birori. Rero bande niwe bateye neza turabakiriye ngo mwegere hano mu nzu y'Imana n'Imana duhane umugisha. Murakaze muri hasi. Reka nanone twakire umuryango wa Gasinzira batuzaniye umugeni, baduhekeye umugeni. Reka nanone nabo tubasabe bande hasi tubakire abaje baduhekeye umugeni. Muryango mwiza turabashimiye igikorwa cy'indashyikirwa mwakoze cyo kugira ngo mube hafi y'abana mubafashe gutegura ibirori ndetse mukaba mwana baherekeje. Turabakiriye hano mu materaniro umwegere mu nzu y'Imana n'Imana ibahe umugisha. Murakaza nimwege hasi. Turakomera amashyi cyane. Reka nanone twakire abashumba baje kugira ngo bashigikire ibirori by'abana babasabire umugisha. Abashumba bagize aya matorero yacu yose ari kuri uyu musozi ndetse n'ahandi. Abashumba beza turabegereje twishimiye kubana namwe kuba mwaje kugira ngo musabire abana banyu umugisha. Turabakiriye hano mu nzu y'Imana n'Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Reka nanone twongere twakire by'umwihariko twakira pasitore umubyeyi wa Nzoyiramya. Ndabona na pasiteri wundi bari kumwe zikona bavuye kure. Reka tubasabe bahaguruke by'umwihariko tubakire. Abashumba beza twishimiye kubana namwe, abakozi b'Imana twishimiye kubakira hano nubwo ari ibirori byanyu ariko kandi kubabona ni umugisha kuri twebwe. Imana y'umugisha ibahe umugisha kandi turabakiriye mu mwegere n'Imana ibahe umugisha. Murakaze cyane. Reka dukomere Imana amashyi. Reka nanone twakire pasiteri uri buze gusezeranya. Reka nawe tugusabire ave hasi dukomere Imana amashyi. Pasiteri n'Imana iduhane umugisha. Amen. Tuzamure ibiganza tuvuge ngo haleluya. Ndizera ko ntawe dusize n'uwo twasize siko ubaya. Turabakiriye mwese mu mwegere n'Imana iduhane umugisha. Twakiriye na Dr. Beya nawe turakwishima cyane iyo tukubonye, iyo turi kumwe nawe. Mwene data turakwakiriye uwegere n'Imana iduhane umugisha. Reka dusabe protokolo wabafashishije nabo bakabafashisha kugira ngo bategure bino birori. Reka dusabe haguruke tumukomera amashyi. Turakwakiriye n'Imana iduhane umugisha. Reka dusabe nanone pare n'abamwambariye bose n'umugeni wacu niba hasi dukomera Imana amashyi. Turaberewe tumeze neza. Bene data turabakiriye nimwe mwaduteguriye umunsi mukuru wanyu kugira ngo natwe duhure ibyishimo byinshi mu mitima yacu kuba twageze kuri uyu munsi wanyu. Turabakiriye mu mwegere mu nzu y'Imana n'Imana ibahe umugisha. Mukihagaze nanone reka dusabe abambariye umukobwa ndetse n'amarene mwese muve hasi hanyuma tubakire. Bene data by'umwihariko mwabanye n'umugeni kugira ngo mufashe gutegura bino birori. Twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi wanyu mukuru. Imana yagize neza tugejeje kuri uyu munsi wanyu mukuru tukaba tuwishimiyemo kandi tunezerewe. Rero reka tubare hanyuma tuze kubakira. Tugiye kubara rimwe hanyuma tuvuge ngo murakaze hano mu nzu y'Imana n'Imana ibahe umugisha. Hanyuma tuze gukoma mu mashyi. Hanyuma pare araza gusuhuza umugeni n'amarene asuhuza umugeni n'abariya ndetse bene data nabo baze gusuhuza n'abakirana kugira ngo baze kwiga hasi. Reka tubare tubakira hanyuma tuze no gukoma mu mashyi kugira ngo baze kwiga hasi.
kabiri gatatu murakaze bene data n'Imana bahumugisha hamwe natwe. Amen. Reka dukome mu mashi tubara 1 2 3 murakaze cyane bene data murakaze cyane hasi Imana bahumugisha umunsi mukuru wa mwiza.
kandi aricyo gishobora kuba Yesu Kristo. Amen. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Mani wo mugisha. Ubese imbaraga z'igitaramo. Kwe. Ubese imbaraga z'igitaramo. Itondo Imana iduhaye. Itondo Joseph na Ange bari bagize iminsi bategereje. Itondo ababyeyi banje bari bagize iminsi bategereje. Igitondo ababyeyi ba Joseph bari bagize iminsi bategereje. Natwe bityo kuba rero Imana yabikunze iyo yagenye uyu munsi kandi kuba tugezeho n'imbaraga zayo. Niyo mpamvu ijambo rya mbere tugomba kubanza kwishima. Mumfashe kwezi ijoro. Amen. Nanje nongeye kandi kubakira mwese abari hano mwese. Imana yabagire neza kandi Imana Yesu. Nongeye kwakira abashumba baraha baturutse mu matorero atandukanye, ari n'abaturutse hanze y'iki gihugu. Mwese tubahaye ikaze kuko uyu murimo ntabwo ndi ukoresheje nyine, kuko uyu ni umurimo w'abashumba turi buze gufatikanya kandi kuba twababonye n'ibyishimo byacu. Rero tubahaye ikaze bashumba beza, asali kuko mwaje gushyigikira abana bacu kugira ngo tubashe kubahesha umugisha ku Mana. Turabona ikaze Imana yo mu ijuru Yesu. Ntabwo turi butinde, reka dusome ijambo y'Imana hano mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 no ku murongo wa 10. Aravuze ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha. Amen. Twongere dusome mu rwandiko rw'Abaefeso ibice 5 no kuri 22 cyangwa se 22 nk'uko benshi bakunze kubivuga. Aravuze ngo abagore mwubahe abagabo mwashakanye nk'uko mwubaha Nyagasani. Kuri 25 aravuze ngo bagabo mukunde abagore mwashakanye nk'uko Kristo yakunze umuryango we akawupfira. Amen. 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 Dusomye amajambo y'Imana kandi usanzwe muyazi. Natekereje ko mu minota mikeya turi buze kuganira tuza kuvuga hejuru y'umugore cyangwa se umufasha mwiza cyangwa se umufasha ukwiye. Umufasha ukwiye. Turasomye haravuze ngo Uwiteka Imana ibona ko atari ngombwa, ibona ko atari byiza ko umuntu yaremye kuko yaba wenyine. Abona nyuma yo kurema Adamu yabonye hari ikintu gikomeye cyane kibuze. Yabonye ko Adamu atobaho wenyine, yamubona nyirungu nyinshi. Imaze kumwitegereza iravuga ngo si byiza ko uyu muntu yoba wenyine. Aravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Umufasha umukwiriye. Umufasha umukwiriye. Reka mbabwire ibintu bigera kuri 3 mu biza biranga umufasha ukwiriye. Ibintu bigera kuri 3 biza biranga umufasha ukwiriye. Ijambo rya mbere, umufasha ukwiriye agomba kuba afite ubwenge. Agomba kuba afite ubwenge. Hariho n'abandi batagira ubwenge
amen umugore utari ubwenge ntagira zararavuganye n'umugabo kangahe rimwe gusa agasohoka hanze akabika jewe none uzakitse ukora kwezi yewe umugore w'umunyabwenge habe n'ubwo yobura habe n'ubwo wobura habe n'ubwo wobura icyo kwisi uzunyurwa ariko umugore utagira umutima niba wundi ugira umutima ugenda urereta akagenda ashakisha ahari ariko umugore ukwiriye umugore nyawe amen umugore nyawe umugore ukwiriye ni umugore wujuje ubwenge nanone mu migani ibice 24 no kuri gatatu baravuga ngo ubwenge ngo nibwo buza kubaka urugo ubwenge nibwo buza kubaka urugo ntaho ndasoma muzajya bavuga ngo amafaranga neza nibakuru ntaho ndayo ijana ntaho ndaho amafaranga ahubwo ingo nyinshi zitunze amafaranga zifite amafaranga nizo zifite ibibazo aba bari hanze bari kubatara si ifaranga baguze barazifite umugore ari kuvuga ngo ndatunze mfite kuri konte umugabo akavuga ngo mfite kuri konte bikavanamo gutanga ariko uyu munyabwenge yaravuze ngo ubwenge ngo nibwo buza kubaka urugo kandi ngo rugakomezwa no kujijuka urugo ruzakomezwa no kujijuka aje uyu munsi reka tukubwire hamwe n'abo bose bari aho ngaho kandi ntabwo ari yaje turi kutubwira wenyine muri aba badamu bose n'ubundi ingo zubakitse nyinshi nizo zifite ibibazo burya muzarebe umuntu utegeka urugo rwiwe nabi burya iyo ufite abana batangiye kumenya ubwenge burya abana baza barebera kuri se umwana w'umuhungu azarebera kuri se ingene ategeka nyina ingene ategeka urugo none wategeka wakubaho utegeka nabi umwana agakura singo kuriya niko abagabo baza bategeka kuriya niko biza bigenda mu rugo amen ariko umugore w'umunyabwenge habe no guhura ugomba kurukorwa ijambo rya kabiri ngo uwo mudamu wubaka urugo uwo mugore ukwiriye cyangwa se umufasha ukwiriye ngo agomba kuba ashimwa n'umugabo we gusa ubu mu mwanya uri buze nzayiramya naza gukuraho kiriya gitambaro abantu bakaba batangira ntibagera hanze we yazanye umugore umeze gutya we yazanye umuntu umeze gutya umugore ukwiriye n'ushimwa n'ushimwa n'uwamuzanye uwo ni umugore ukwiriye nawe ufite niwe ugukwiriye abakuru bashimwa baravuga ngo nyir'ijisho ntazarifite nanone mu migani 31 no kuri 11 haravuga ngo umutima w'umugabo we muhora umwiringiye umutima w'umugabo muhora mwiringiye uwo mugore iyo washimye umugore wawe ukamushima ukitegereza hanze ukabona ko nta wundi bahwanye umutima w'umugabo uyu munyabwenge yaravuze ngo umutima w'umugabo uzohora umwiringiye amen uzohora umwiringiye tuza wiringira abantu habe n'ubwo umugabo yozinduka habe n'ubwo umugabo yogenda akamara amezi n'amezi ariko yicara yiringira umugore wiwe kuko amukunze azi kuko neza ari umufasha ukwiye ijambo rigira gatatu bagomba kuba ari umunyangeso nziza uwo mufasha ukwiriye ikigira gatatu agomba kuba ari umunyangeso nziza
mwanditsi w'imigani 12:4 aravuga ngo umugore w'ingeso nziza ngo abera umugabo w'ibika. Umugore w'ingeso nziza ngo azabera umugabo w'ibikamba. Anje uyu munsi uzabere Joseph uzahiramya ikamba. Umugore w'ingeso nziza ikiri mu gutumirwa n'inshi zitandukana bikigira muri iyi minsi murina nuko umugabo atari mu gusiga ari mu kuzana biriya byo mu muryango wa umukobwa nawe ntasige akazana biriya akazana imisozi wa ariko biragusaba kugira ibyo usiga iwawe. Nawe anje biragusaba kugira ibyo usiga iwawe kuko mugiye kubaka urugo rushaka, urugo rwanyu utazaba kontrole n'undi wese. Umugore w'ingeso nziza wabera umugabo wiwe ika. Dusomye aho mu gitabo cy'Abefeso, mu rwandiko rw'Abefeso haravuze ngo bagore mwubaha abagabo mwashaka. Bagore mwubaha abagabo mwashaka. Ariko nyine sinzi niba ariko bikimeze kuba mama iri ijambo ry'Imana. Umunsi uzoba mutubasha umugabo mwashaka kandi abagabo icyo dukunda kubahwa. Abagabo bakunda kubahwa. Iki ni icyanditswe kera. Uyu mwanditsi arandika aravuga ngo namwe bagore ngo muze mwubaha abagabo mwashakanye, mububahe neza neza mu bahenzi icyubahiro cyabo kuko mu mugabo niwe mutwe w'umugore wiwe nk'uko Kristo ngo ari umutwe w'itorero. Amen. Abagabo basigaye gutekesha bakana mu ibona gute. Umunsi umwe nasohotse muri prota yo narituye, hari umuhungu warugize nk'amezi agera kuri 5 ashikije, sinzi niba binahandi ariko hano birahari. Unsohoke gutya sankurana nuko bashoreranye bo mu mugabo. Umugore yari ashoreye umugabo yamuze gusakama agafasha saka hamba. Uwo mugore nta mwana yari afite, uwo mugore yari atwite, nta kindi kintu yari afite, yari kuzima, yari akomeye kuko uyu mwanditsi arandika aravuga ngo namwe bagore ngo muze mwubaha abagabo banyu, muze mububaha. Iri ni ijambo ry'Imana. Umugore utazoza wubaha umugabo wiwe, nubona usigaye usuzugura umugabo utamwubaha, uzoze kukubaha bene Imana. Hano n'umuzozo ukazina ahangaha tukakubona kurabsina ugahanura ariko utubaha umugabo kandi umugore utagira umutima. Mureke babiri umugore utagira ubwenge ntaza asuzugura umugabo mu wiwe gusa, azamusuzugura habe n'abandi bakabibona. Iriya twari dutuye hari umugabo umwe twari tuja mu nzu tukiri abana tukiri batoya ariko bafite tukicara mu nzu, umugore yabahaye icyumba kandi harimo abandi bagabo b'imfura gusa. Akamubwira umugore ngo akamubwira umugabo ngo nyabona ngo wowe wiziguye bagira amaterime meza, bagira amaterime meza cyane. Akamubwira umugabo ngo wowe wiziguye ukamusigirira iriya sahani. Wowe wiziguye wowe si mwoko wagufashe se. Bagore mwubahe abagabo banyu, mubahishe icyubahiro kandi bareke mabwire. Ariko kandi reka mabwire mu bagabo, umugabo ntaza yubahishwa no gutegekesha igiti. Umugabo aza yubahirwa ijambo, umugabo akubahirwa uko ari, umugabo akubahirwa ibikorwa akora mu rugo.
ariko nyine nutakora ibyawe nutakora responsabilité zawe nushaka kubwira ngo njana amazi kuyaja kuko bataye inshingano zawe ngo abira kuri 25 aravuga ngo namwe bagabo mukunde abagore mwashaka, namwe bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitanga. Joseph ukunde mukunde urukundo rutandukanye gukunda ababyeyi, urukundo ruruta abandi bose, afite urukundo rwihariye kandi abagore bakunda gukundwa icyo bakunda kuko abagabo bakunda kubaho niko n'abagore bakunda gukundwa. Wenda mufite utwana twakuze udukobwa dutoya iyo ukabwiye ngo uri smart kazama kakubwira ngo asante n'abagore ngo uzabe ngupima umugore wawe nawe azamenya gukunga kandi atamagwe igihe kimwe nizo zubona zubwira umugore ngo smart ariko bitavuye gusa kukana bifite aho bivuye. Bagabo mukunde abagore ba nk'uko Kristo ngo yakunze itorero ngo akabyita urukundo rwarashize mpamvu abantu bari gutandukana rwashize abagabo urukundo rwarashize aho kwitegereza umugore wawe ukitegereza abagore bawe. Sinzi ejo bundi aho twari turi sinzi umuntu wabituma sigaye nibagirwa ngo umugabo umwe ngo yari atwaye imodokari bafite umugore mwiza kandi mwiza cyane gusa njyewe sinzi umwiza uwo ari we, sinzi umwiza uwo ari we bashatse noneho rero ngo bakaba bari mu modokari ngo aratwara kandi ngo arafite umugore mwiza habe no muri karitsiye ngo bari bazi ngo ntawe ufite umugore mwiza ngo aratwara wa mugabo ngo agere mwidirisha ngo agere gutya ngo arangize undi umugore mwiza mwidirisha noneho batangira gutara ikiribure batangira gutara ni gusoza ko bituye batangira gutakaza ikiribure ngo umugore ati nabona ko beza sitageze gute ngo arasura kandi akaza ngo yigire imbere ahura n'undi ngo arasura kandi batakaza ikiribure ngo aje mwidirisha kwa mwangiza umugore aramubwira ati reka tubana tutambuka uku n'abandi bagore hose abana n'abandi bagore kureba abagabo batagira umutima, abagabo batari abakirisitu, abagabo bataramenya Imana ntibakunda abagore babo. Niyo mpamvu ingo z'abakirisitu ziri mu gusambuka kubera urukundo bwe. Ukunde umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero agera n'aho aricyo. Reka mbabwira ijambo nkangahe nza gusoza agomba kubafasha mu kubaka urugo rwabo. Nanayavuze abiri, nayavuze no kubahana, ijambo rya kabiri no gukunda urukundo, ijambo rya gatatu no kuza mujina mu rugo. Urugo rutaje inama rwose urugo pana bita zakera ziwacu zo muri 70 60 murusha inama n'umugore muri kurani zo bicara hasi muje inama n'umugore. Abagabo banaha muza bicara hasi muje inama n'abagore kugira ngo abantu bajya kwige bahaba n'abadamu. Iyo mutaje inama umuntu agakora ibyiwe mugera urugo rusamuka rukaja hanze. Ikizabafasha muvandimwe Joseph mu rugo rwawe muza kwicara muje inama muvuge ngo iki tugikore, iki tureke kugikora, iki tureke, iki tugikore, tuje aha tureke kuja ngaha, muza muje inama. Ijambo rya kane
dutangiye umusoro ntabwo ari paradizo. Ubu mwari mukiri muri fiançailles byari bimeze neza cyane, byari bimeze neza, mwavuganaga mukajya ku murongo umwe. Ariko reka mbabwire, gutangiza urugo ntabwo zoga. Harimo imisozi, harimo ibihanamanga, harimo kuzakena, harimo kuzakira. Usibye ko mwundi mwanya turaza kuba turi umugisha kugira ngo Imana izabanira. Ariko muri ibyo byose ikizabagirira akamaro umwana azagira akagirira umugenzi w'ibikosa. Uza wihutira mu mukirisitu kwaka imbabazi. Hari abantu benshi batazi guca bugufi imbere y'abagore uba baka imbabazi. Uje umugabo umwe umusaza w'iri iwacu umunsi umwe yagiye gupfa, ndibuka yacikanye n'ibyo turi kumwe, yari umupagani. Baramubwira abantu muri irege nawe dore saha yawe yageze. Baza bavuye bavuga ngo ndapaka baba aracika. Hari abagabo batazi guca bugufi ngo basabe abagore imbabazi. Umugabo w'umukirisitu wese ntabwo tusaba imbabazi. Habe n'umwana wawe ugomba kumusaba imbabazi. Muzamusaba imbabazi mu gihe mwageze twakoroshana, muzamusaba imbabazi. Nabo bose ntabwo biko bibwirwa abangaba gusa bombi, ni twese tuzaduca bugufi b'abandimwe. Turi abakirisitu. Igituma umukirisitu munaniranye muri iyi minsi, abantu barikujije cyane, abantu ntibamenye guca bugufi. Yesu Kristo yaciye bugufi. Yesu Kristo niwe rugero rukwiriye, niwe rugero rwa mbere. Yaciye bugufi, yagize naho yoza abigishwa be bibwire. Ariko ugasanga abandi mu rugo ugasanga umugabo ugasanga yitse nk'ukwigana nyabo kuraje cya bugufi. Muzamuca bugufi, cya bugufi imbere y'umugore, umugore cya bugufi imbere. Ijambo rindi urugo rwawe rugomba kurangwa n'amasengesho. Urugo rw'abakirisitu kiza gituma abakirisitu amasengesho. Muri ibi bibiri baravuga ngo benshi tubona batwita abakene, ngo benshi batwita abakene, ngo ariko nyamara mudutungishije benshi. Nubwo hanze batubona nk'abakene, nubwo batubona nk'abatindi, ariko turi abakiri imbere y'Imana. Ingo z'abakirisitu uko zuba zimeze kose, turi abakiri imbere y'Imana. Bavandimwe, urugo rwanyu ruzatumwe n'amasengesho. Ndabizi ko muri abanyamasengesho mwembi, ndabizi ko muri abanyamasengesho muzatumwe n'amasengesho. Ikibazo cyose muzogira mwumve ngo bimbareze na ikibazo cyose muzogira mbere y'uko wowe nzayiganizo hamagara musenga aje gahamagara ababyeyi bi muzamubanza mufukane mu mirima. Niyo yambere ushobora guhamagara papa mubwira ibibazo ntabishobora kuko ni umuntu, ariko Imana yacu ishobora zose. Imana yacu niwe mujyanama wawe. Imana yacu ni Elshada. Imana yacu ishoboye byose, kandi niyo ya mbere yo kubwira ikibazo. Ugenda uyu munsi wa none nugera mu wawe ugura agatebo ugashyire mu cyumba udupfuka mu winginga Imana, ubwira Imana bibagoye rwose gupfuka muri mugari musenga Imana. Iyo niyo ntwaro, iyo niyo hamba, iyo niyo bantu y'abakirisitu. Icyo nicyo kitubeshejeho, nicyo kitubeshejeho. Muragira ngo iyo atatu amasengesho twebwe bamwe habe n'iki gihugu nisiko kibayeho, nisiko gituyeho, ariko tugituyemo kubera imbaraga z'Imana, kubera imbaraga z'amasengesho. Tumbe Imana. Amen. Urugo ruzarangwa n'amasengesho. Ikinaniye abantu benshi muri iki gihe nuko gusenga kwabashize Bwana. Abantu basigaye kwizina nganyira. Abantu n'amasengesho basubiye inyuma, basigaye bavuga ngo yari umunyamasengesho. Amatoro menshi gituminaniranye. Yo, baba baheruka kera. Basigaye kwizina nganyira. Ariko abakirisitu ikiza gikomeza ingo zabo, ikiza gikomeza imiryango yacu, ikiza kitwubakira bavandimwe n'amasengesho. Mupfukama mwinginga Imana muyibwire ibibazo byose. Imana idufashe kandi Imana ituganze. Amen.
nabo nibamuza. Dois no microfone. Murakoze cyane niba mwarangije rero kabasabe n'isore mu cyicaro zanyu. Mubona ko abana bapambaye neza. Imana ibahe. Mwambaye neza bose mwambaye neza. Iyo bana nifite ubushobozi mwobya mwambarira abandi bose kuzongera namwe nyine mwambaye zigaze. Mwambaye neza mwambaye neza. Ismatika, karibu sana. Reka rero nsabe Joseph na Tentamba sanga badara Tentamba zibiri. Reka nsabe Ange nawe na Tentamba zibiri. Joseph nyongere. Rero Ange nawe ni higime. Ongera kandi Ange. Muhereze Joseph microphone atubwire kuko ari we. Nyabo. Mufite ikibazo. Ni muceceke. Ntabwo ndamubona. Turamubona. Nico mwari mukeneye. Ngaho Joseph na rero namutwikurira azimutwe. Ngaho rero reka Joseph natubwire niba ari we. Ndiwe. Rero twumve barahira imbere y'Imana n'imbere y'itorero. Hari ibyo bagiye guhamiriza imbere y'itorero n'imbere y'Imana. Jewe nzahiramya Joseph, nzahora ngukunda wowe Ngabire Ange, nzabana nawe akaramata haba mu byiza cyangwa mu bibi, urwaye uri muzima, mu bukene cyangwa mu butunzi. Nta kizadutandukanya nawe usibye urupfu. Mbirahije kwizera imbere y'Imana n'imbere y'itorero. Imana izabimfashemo. Reka twumve Imana yacu. Zamura microphone. Vamos lá.
kuba mu gitondo saa tatu imbere y'ukwizera imbere y'Imana imbere y'ituro baravuze ngo bazabana akaramata ho mwoba mu bukene hoba mu butunzi ngo barwaye cyangwa ari bazima ngo nta kizabatandukanya ngusibye urupfu kandi bavuga isengesho ryiza baravuga ngo mana uzabifasha reka dukomere Imana yacu cyane reka nsabe reka Bizimana naze yasabire Yusupeta mbere yuko bazambika reka tubahe Imana twese dusenge. Mana ya Israheli, Mana ya Yakobo, Mana ya Isaka, Mana y'Imana abahanuzi, turaguciriye bugufi mu gitondo cy'uyu munsi wa none tuguhimbaza kubw'umunsi wateguye mwiza wo mwene data Joseph na Ange. Mana niwe wabishatse. Mana igihe kirageze ko wabikana impeta kandi impeta ni ikimenyetso cy'urukundo aho ko zidafite n'ameza aho zihurira n'aho zitandukanira ariko urukundo rwabo ruzahoraho iteka ryose. Mana iteka buri wese ukazarubona aje yibuka amasezerano yagiriye imbere yawe. Mana ntabwo kizatandukanya urugo. Mana tusoye umugisha kugira ngo uzobane nawe iteka ryose. Icyubahiro kugarukire wewe Mana tubisabye twizeye ko ubikoze kandi kubitanze. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Imana reka rero nzayiramya yambike umudamu we rero niba afite indirimbo niba afite amajambo ari ku mutima kandi yumva niba ntacyo namwe nibambika impeta rero. uyu munsi wa none Imana rurema nsenga nizera soje ikimenyetso cy'isezerano yasezeranyije nzagukunda nzagukundwakaza tuzabana akaramata. Imana rurema izadufashe twiringiranye nawe. Amen. Amen. Reka twongere dukomere Imana yacu. Reka twumve Ange nawe yambika Joseph impeta. Ini mikoro nawe yazavugira ngo si ikibazo cya mikoro ni ikibazo cy'umuntu. Reka dukomere Imana yacu amashyi cyane. Abana dusabira abana bacu umugisha. Reka nsabe none iteraniro ryose tubatungaho ibiganza tubasabira umugisha ku Mana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwabuze. Iki ni igitondo cy'umugisha, iki ni igitondo cy'izima, iki ni igitondo cy'amasezerano, iki ni igitondo cy'igitangaza, iki ni igitondo amaso yacu abonye ibitangaza byawe, iki ni igitondo cyo kugushima kuri Imana, iki ni igitondo cyo guhimbaza ubwoko bwawe bukomeye. Uri Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Uri n'umunsi wawe, uri n'umunsi wateguye, uri n'umunsi w'agaciro, uri n'umunsi wo kuguhimbaza. Turambuye ibiganza tuvuga ngo Imana yacu wemere kugira neza abana kugira ngo umugisha wawe ubwiza bw'Imana bwongere kuba hejuru yabo, isezerano ryawe bwongere kuba hejuru yabo, tukabahesha umugisha w'Imana, ubwiza bw'Imana hejuru yabo, icyubahiro cyawe kiba hejuru yabo, kugira neza kwawe kuba hejuru yabo, imbaraga z'ubusabwa buri hejuru yabo, amaraso ya Yesu Kristo abarinde, itegeko ry'agaciro riri hejuru yabo, kunesha kw'ijambo ry'Imana kuba hejuru yabo. Turategeka mu izina rya Yesu Kristo izindi mpamvu zose zihagaze izindi mu izina rya Yesu Nazareti, izindi mpamvu zose zivanga hagati y'ubuzima bwabo izindi mu izina rya Yesu Kristo, ubwami bwawe data bugaragare. Uyu ni umunsi wo kukunezererwa,
uyu ni umunsi twatuye tuvuga mu mana y'amagambo icyubahiro cyawe data kirejuru y'abana bazabyare bazororoke bazamenye imana bazagukunde bazagukurikire abana babo bazagendera umugisha igihugu abana bazabera umugisha imiryango abana babo bazabera umugisha abantu bose kandi nabo ubwabo data bazagukorere ubwoko bwawe data turagushima kuri imirimo myiza ukoze kandi uzabagasanire tuzaza tugushima uri umwami urakwiriye data reka tugukomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo amen.
iyi ni korali ya Silowamu. Reka mwegere hariya mutange impano yanyu. abanyamasengesho n'imitahuke dutanga impano yacu. Tugiye gutanga hano, turatanga impano y'itorero ndetse n'ababyeyi nabo bafite impano batanga, ariko umushumba mukuru wa Karuvali yifuje cyane kuba muri ubu bukwe, ariko tujamukundiye Mugabe yabaye umukobwa wacu w'imfura wiguriye abandi. Rero reka sabe umushumba Pastor Gentille aze afashe kugira ngo tubahe iyi mpano y'itorero. Mu by'ukuri nta yindi mpano ikomeye iruta ijambo ry'Imana. Turabifuriza kugira ngo urugo rwabo ruzubakire ku ijambo ry'Imana, ruzagira byose, bazatunga byose mu rugo rwabo. Reka tuhagarariye abamama aze. Reka We'll be right back.
gitondo cyiza cy'uyu munsi waduhaye umugisha kuba mu bikari kibi mu birori by'abana bacu wateguye bishoboye kuva kera ubwo uyu munsi wari udahinduka kubw'isezerano ryawe ridahinduka mana niyo mpamvu imitima yacu iranguriye amashimwe tuvuga ngo himbazwe mu kuzagira akagero Imana ishobora byose wewe wakoze ibikomeye n'ibitangaza ukabunejeje imitima yacu ushimirwe ku birori byiza bibereye aha ushimwe ku mwanya mwiza tuboneye aha ushimwe ku ijambo ryiza ushimwe mwami Imana yacu kurusha ukoze kuko byose bivuye mu gushaka kwawe reka tugushimire dusabira ituro abagaragu bawe batanze warambuye ibiganza wese Mana kugira ngo umugisha kandi cyane cyane Kristo uyu muryango utangiye uyu munsi ukomeze kuwuhesha umugisha no gufasha kugira ngo mu bihe byabo byose bazakomeze bakubone urakoze kugujemeye kandi ari bikoze mu izina rya Yesu Kristo wacu Yesu amen.